sinagwemukirana n'uburyo uzi ko ngukunda. Thanks. Kinda gusezeranya ko nzakomeza kugukunda ariko nanone nawe gerageza ubwire mama byibuze umara icyumweru kindi nzabona uko musezera neza. Sibyo? Sweetheart, nakabyifuje nanjye. Nakifuje ko spending more time together. Ariko nago bikunze sweetheart kubera ko kwishuri bohereje message bavuga ngo ngomba kugera ku ishuri lekenzi. Urumva bivuze ngo ngomba kugenda ryari, ngomba kugenda mbere ya 3 ou 2 jours, mbere y'iminsi 2 cyangwa 3 turi kubyumva nawe kubera indege ica mu nzira bigiye bitandukanye. Hari igihe ishobora gutinda, niyo mpamvu ngomba kugenda kuwa mbere kandi urabizi ko nkunda ibintu byanjye biri well organized. Rero nago navuga ngo nongeresha icyumweru, deja mama yamaze kugura ticket yari mu cyumba, rero nago byashoboka ko bampindurira ticket. Sweetheart, gerageza ubyumve, sibyo? Okay. Pardon. Yes, sir. I'm coming, sir. Here you go. Sasa, Linda, urabona boss arampamagaye, kangerageze ngende, akiri kare manze mwitebe. Boss araguhamagaye uragiye. Ako sweetheart, waje ni wansuza uragiye nunsezeye, ubwo urumva ko ari byiza. Gerageza kubaho utambona tudasuzanye tutayambirana. Gusa nuramuka ugiye urumva bizagera bigenda gute? Oya sweetheart, ntabwo ari byiza ko nyine nakundi. So, bye bye, take care, I love you. Love you back. Enjoy agora fonte Jori. Menya gute se ko ari ngiye cyusa. Ariko mu murenda yo mbona yimye. Bana twa tugamba twashaho ngabanza waguruka unanyisuburirwa ahubwo. Utugambo usiko nawe wabyibagiwe ariko. Nese. Bo. Amakuru y'iminsi Jori. Santwana ari. Sorry gato. Allo? Allo Chusa. Wiri bimeze gute? Hey. None se uyu mukobwa usanze gore? Ndi mu rugo mana. Ahubwo Jori yaje kundira kuri za gahunda. Okay, none ndaje mu kanya nari kuri tsama yepfo. Pona aribi. Sawa sawa. Sawa. Reka nze mpamagara uyu mukobwa mwiyame n'undi munsi azamenya ko isimbi icyo ndicyo. Iyi nimero impamagaye se ko mbona ntayizi n'indera. Allo? Harya ngo ugiye kugenda? Gira umvire mu nzira raramfungiye inzira njijiwe y'umukobwa. Umva, ndagira ngo umenyeshe ko ubu yanteye inda. Gusa sindabimubwira. Banje kubikubwira we kugira ngo ugende umaze kumwikura mu mutwe. Wanjijiwe. Ngo iki? Ngo wiriya guteye inda? Umva nkubwire wa mukobwa we rero. Niba hari umuntu wagutumye ngo uzunteranye nawe ndagira ngo ubwire ko wibeshye. Njye nawe turakundana cyane kandi turizerana. Rero wikirirwa utumwanya wawe kandi uranantesha umwanya wanjye. Umva, tegereza amaso azahera mu kirere. Ko wiriya muteye inda. Aha.
Injira. Amakuru se Ella. Shani meza. Ahubwo se wibitse. Nanjye urebye muri iyi minsi ntacyo mbaye. Ahubwo uzi ko ntuze mushiti wagiye kuducika. Ndise. Rinda se? Rinda aragiye. Agiye se kandi. Agiye kwiga iyo mu mahanga. Nese ubwo urumva cyari ikibazo. Use braza ntiyagira rero ntari yakiriye. Nanjye mba nibagiwe. Arya agiye gusangayo Jesse. None. Okay, ndumva nta kibazo hamwitaho. Ahubwo none akamubwira akantu kamwe nanjye. Kia zose niwe ngiye kuzirunda. Utike. Kuze, we doctor mushira okay. Ibazizo kaya zawe. Tari bya bintu byawe nanone urongeye urabizanye. Ngo yabanze bimbire neza. Hoye none se ubungu ugiye kongera uvuge ngo ntabwo nzi gutanga ke. Noneho umva nkubwira ikintu kimwe. Ngiye kuzana sheri mbanze mushira hanga. Nibwo noneho urabanza kubyemera. Babara ko ndimo guseka. Umva nkubwire facture ya mbere ngi. Nzayishura umva 100%. Jesus. Siwumva no kujya wavuga ikintu kizima. Nizeye kutazisubiraho. Sinshobora kwisubira niba ari ikintu nta kwisubira. Icyo cyo sinakisubira. Ntugire ikibazo. Ahubwo se Linda ari he? Urebye Linda yagiye shopping. Urabona ari kwitegura muri iyi minsi cyane. Kumana aka kanya se de muri shopping. Ya. Numva yagiye. Ahubwo umva nkubwire. Reka ngende mama yari yantumye. Nazanye ngo umunsuhurize ahubwo unsurize anti narasaze siko nibagiye ko yagiye nabirenze ntariyo shasa Biro na mshitanyira kubwiraga bamwita Becky. Nishimiye kumenyana nawe Becky. Nanjye nitwa Cyusa. Merci beaucoup. Nanjye ndabyishimiye cyane. Ubusanzwe mwaye mutuye? Ubusanzwe twadutuye Kibagabaga ariko ubu ngubu turi hano muri quartier. Okay. Shani byiza cyane kabisa. Ni karibu muri quartier rero dore gise ikibazo cyangwa wamamagara cyangwa ukanazikundira naribi. Yego, merci beaucoup. Nta kibazo. Yego. Ni karibu ntabwo wafunze mani. Munsi wafunga uri mu bikima. Wiri chérie, ça va? Ça va bien. None. Ni sawa? Musaza, nzi gute sinorize. Uyu mukobwa mwiza afite uburanga bungana gutya ngo mukayicuza. Yimvira wallahi ase we ntabwo uzi ko ibyiza byose biba bigena usore w'inyangamugana nandi mwana. Ndarekera ata Becky. Ntango nahita mbyanzura cyane ko tutaziranye bigiye kure. Ahubwo urakoze kungura mu rije nubishe bakwita Becky. Ariko namwe ni musikasekane ntango Cyusa tuzagenda tumenyana buhoro. Kabanya n'ibitwenge mwana ubundi twingiye muri gahunda neza ya Babylon. Dore banyihaye. Mbere na mbere ko maye manze mutugura icyo kunywa ku Cyusa wajye umenya kwakira abashyitsi. Ase Cyusa zora mu yabe. Ase ubundi kadogo bari he? Mani nawari ariko Jori nawe yigize umushyitsi kandi frigane ndi arahaza mwana. Nizera ko harimo ibyo kunywa by'ubwoko bwose. Ngira ngo uranze. Cyagure wana byose birimo. Bro, amakuru y'iminsi sishahuze ko wabuze stage yaragutwaye pe uko nsigaye narakubuze mu rugo amakuru y'akazi se. Sister urebye amakuru ni meza ibintu biri kugenda neza ahubwo era yaje kukureba arakubura mwana. Era yaje kundeba arambura ndaza kumuhamagara ninjya mu cyumba nta kibazo. Ya. Hanyuma se shopping yagenze gute se? Shopping yagenze neza nyine n'ama stress urabyumva gusa nyine naguze utuntu dukenda avuga ibintu nzabigurira mu Bushinwa ningera n'ubundi ni wabyo nyine niho umuntu abisanga kuri make naguze duke two kwifashisha mu gihe ngezeyo nyine. Ariko se ubundi kugiye kugenda uteretse umubere umusore mukundana? Nyine bro nawe mbifite muri gahunda nyine kugenda nsize neretse mama nyine wiri nkamupresenta nk'umuntu dukundana ariko kabisa mfite impungenge nyine nashyizemo pause ngende buhoro nyine kugira ngo mbanze nsobanukirwe neza. Sister ufite impungenge z'iki se? Hari ikibazo wagiranye na buri se? Bro ntabwo uzi ibintu bimbayeho mvuye shopping umukobwa aranyitukiye aranshushumiye kuri telefone ndibura ndavuga njye ningirinda bari kubwira cyangwa n'undi muntu ngo ngaho ngo William muteye inda ngo ningire muviri ngo mu nzira ngo ndi igicucu ibintu byinshi cyane umva mbega ambwiye uburyo ngo William muteye inda numva nguye mu kantu. None se sister ibi bintu sinabikubwiye kuva na kera uriya muhungu sinjya mushira amakenga. Njye narakubwiye byari kunshimisha iyo uzo gukundana na Hirwa
none waramwanze ngo ntiwakunda umuhungu uri mu kindi gihugu. Ubuze kugiye kugenda ugatandukana na Wirira ukajya mu kindi gihugu. Shakani njye nabonaga Hirwa afite gahunda pe. Dore aragucitse. Uratangiye na Hirwa wawe akose bro. Wowe ni ryari uzumva ko umuntu nagakunda umuntu by force urumva? Hirwa nta kintu abaye na Wiri nta kintu baye, rero nabonye Wiri ngewe mtamvuga oh my god niwe wanjye nari ntegereje. Rero Hirwa we mufata nk'umuntu usanzwe nk'inshuti iraho ngaho, ntabwo navuga ngo gukina ngo ako se ubundi we wamenya gute kudakundana. Reka nkureka gusa nyine nanone reka nkubwire ikintu kimwe, umenye yuko mu myanzuro yose uraza gufata ewana uze kugerageza ntuhubuke, uri kumva? Kandi umenye yuko ewana njye nkuri inyuma nka bro wawe, imyanzuro yose uraza gufata ewana ubufasha bwose uraza kunyeneraho. I'm ready to serve you, sibyo? Umva ahubwo reka mubwire bro, we nshaka service nshaka kugusaba sibyo? Ningenda ndashaka wowe uzambere nyine hafi umenyera ibintu byose, urumva nka musaza wanjye utangira inshuti cyane na Willy mube close friend nyine, urumva ku buryo uzajya ujya kumusura ku kazi mukamwajya gufata lunch muvuye mu kazi wenda cyangwa muri break time, urumva nyine ukamenyera ukuntu Willy nyine ari kugenda mera mu gihe nahari. Nshobora kugenda ugasanga nyine ibyo bavuga n'ubundi abishyize ku mugaragaro cyangwa ugasanga bamubeshyera. So niyo mpamvu ndi kugusaba wowe uzahambere umbwira nyine buri kintu step by step ukuntu binabikora, si byose urabyumva nawe ibintu ndi kugusaba. Okay, ibyo gusa sister, ibyo ni ibintu toto nzabigufashamo ntari kabisa tu. Iko shabro urakoze cyane. Sawa rero reka nanjye nzamuke njye mu cyumba njya gukuraho kine gipelike ndumva kindambiye, nsigarana umusatsi wanjye ubwo turasubira. Sawa. Abundi cyusa n'iki cyo aduhamagara itaratubwira. Banze wicare bane. Joli, aya mazi zanye se noneho nayo ikikana. Nibagiwe kwa Becky sha naganywa inzoga kandi nabonye na fanta cyangwa ji biri muri iyi nzu. Ubwo nyine yifashe ku mazi. Lata Becky jyawe mwera fanta dore tuzatubera mu musinzi wacu kandi ngo nijoro. Njye mureka sha nimwera ubuzima ni buto bro. Hello? Yes bestie. Sorry kabisa gusa kwa mbere nzaba mpari na gift. Sawa. Ubwo Beka ave kuri telefone none ndumva twapanga gahunda yari yadurije hano. Ko bimeze kabisa. Nagira ngo mumfashe dutegura akarori kazaba dimanche nijoro ko gusezera girlfriend wanjye azagenda ku wa mbere. Byahindutse se kandi nzi ko azagenda ukwezi gutaha. Cyusa nagajya arasa ku ntego kuki atabibabwiye. Nyine ahubwo Joli wowe uziranye n'inshuti ze nagira ngo umfashe dupange ubahamagare kugira ngo bazaze mu kirori nyine dimanche, urumva nawe azaza zikari surprise. Ndumva ari byo byamfasha. Ubwo ikintu rero tugomba gukora ni ukuzabwira Shyaka akamutuzanira. N'abaruguyeho gato ndabona nakererewe, nabasabaga ko nabasika nkataha. Twihanganira hata kuba twagukereje. Oya ntabwo ari cyane. Nise sizo gahunda zari zatuzanya hari ikindi. Gahunda zari zo ngizo. Okay. Nanjye reka njyanirane na Becky rero ubwo umwe muri mwebwe araza kunyoherereza amafaranga yo kuzajya gushopinga nyine mu kirori. Telefone gukoresha. Ikibazo bundaza kuyacisha kuri mobile money. Sawa.
Yego sheri, how are you? I'm fine. So, tuziye gahunda uyu munsi se? No munsi rero munsi gahunda mfite nyine no gupakinga muri valize nyine ibintu byose nyine nkabishyira kuri gahunda kugira ngo ejo nzagende nyine nta kintu nibagiwe nyine ibintu byose nabipakinze neza. Wese sweetheart ufite izihe gahunda uno munsi?